agiye gushira hafi ukwezi iki cyorezo kigeze mu Rwanda kugeza n'ubu ngubu nta kanunu kaho cyateye gituruka. Aho iyi virusi yaturutse akenshi ni ikibazo kigorana kugisubiza. Hari ibyemezo byinshi byari byarafashwe mu cyumweru cya mbere biragenda bivugururwa, hari ibishobora guhinduka, hari n'ibishobora kwiyongeramo. Ndaramizero y'u Rwanda, mfite inzozi zo kwiga kaminuza kugera mu bushorishori. Ntibyoroshye, ariko nahisemo kubindwanya kandi nzatsinda. Imbere hanjye ni heza, mfashijwemo na Overseas Trust Agency. Abo nibo gusaba gufasha kubona amashuri mu bihugu bya Canada, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bihugu by'i Burayi. Bakorana na kaminuza nyinshi mu mahanga. Muri ibyo bihugu by'amahanga, Overseas Trust Agency Limited igufasha kubona akazi n'uruhushya rwo kugakora, work permit. Bagufasha kubona visa, bakagufasha guhaha imitungo hanze. Ku barwayi bashobora kuguhuza n'ibitaro ukeneye, ndetse bagufasha no kubona itike y'indege byihuse. Tubafitiye kandi na promotion aho umunyeshuri ushaka kujya kwiga azana ibyangombwa akishyura amafaranga ari uko amaze kubona admission letter, naho kuri visa ni ukwishyura amafaranga yayo andi ukayishyura ari uko ikugezeho. Ku bijyanye no kujya gukora mu mahanga twishyuraga mu byiciro bitatu, ariko kuri ubu icyiciro cya mbere cyakuweho kuko ubu wishyura icyiciro cya mbere ari uko umaze kubona ibaruwa ikwemerera akazi na kontra y'akazi, andi mafaranga ukayishyura umaze kubona visa. Izo promotion zose zatangiye kuwa mbere tariki ya 23 z'uku kwezi kwa 9 zikazarangira ku itariki 23 z'ukwa 10 muri uyu mwaka wa 2024. Bahamagare kuri 0788 88 66 28 cyangwa ubandikire kuri email info@overseastrustagency.com. Overseas Trust Agency, because we are trusted. Urifuza gushyira business yawe rwagati mu mutima w'imyidagaduro ahari urujya n'uruza rw'abantu kandi aho utabyiganira abakiriya n'abandi bantu? Waba ukeneyeho washyira banke, depot pharmaceutique, ishuri, clinique, ibiro byisanzuye, salon de coiffure, liquor store, supermarket ndetse n'ibindi. Hari inyubako yujuje ibi byose. Ni inyubako yitwa KU Plaza, inyubako ngari cyane y'ibirahure by'ubururu iherereye Remera iruhande neza rwa Control Technique. Muri iyi nyubako hari ibyumba bikodeshwa kandi ku giciro kiberanye n'ubwiza bwayo. Ushaka gukodesha muri iyi nyubako ibereye ijisho, tugane. Duherereye neza mu marembo ya Beka Arena na Stade Amahoro. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 0788 35 0907 cyangwa 0785 70 39 Urakoze nyakubahwa Minisita, nitwa Peter, nandikira Tarifa Rwanda. Agiye gushira hafi ukwezi iki cyorezo kigeze mu Rwanda kugeza n'ubu ngubu nta kanunu kaho cyateye gituruka. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikindi cya kabiri, World Health Organization ivuga yuko u Rwanda ruri gukora ibishoboka byose kugira ngo rurinde yuko abantu barwo bandura, nta hantu biragaragara muri community yuko hari umuntu wanduye. Ese nta kintu muri kuvugana na Minisiteri y'Uburezi kugira ngo ababyeyi babe bakomorerwa gusura abana mu bigo byabo by'amashuri? Bakoze. Urakoze cyane, colleague from Tarifa. Aho iyi virusi yaturutse akenshi ni ikibazo kigorana kugisubiza kuko usubira nyuma mu mateka ushakisha. Hari ibyo turi kwegeranya, hari n'ibyo dushobora kuzabagaragariza mu minsi ya vuba, ariko bitavuga ngo ndabizi neza naha ni ukugenekereza. Hari abari kubikoraho, twari tuzi ko biza kuba byarangiye uyu munsi tukabibageza, ariko ntabwo birarangira. Ni ikibazo mwatubajije ubushize kandi tuzabasubiza. Ibyo tuzaba dufite, ibyo twabashije kwegeranya mu mbaraga zose twashyizemo n'abafatanyabikorwa bacu tuzabibaha kandi tuzajya ku mizi y'ibishoboka byose. Kugeza ubu ntabwo icyo kibazo nahita ngisubiza kuko hari ibipimo bikeya, hari ibyo twakoze mbere byarangiye, hari n'ibindi turi gukora ubu tuvugana. Hari ibyo gupima abasirikare umubiri ukora iyo wahuye n'undi, hari ibyo gushaka ubwoko bw'iyo virusi ukayihuza n'izindi, hari uguhuza noneho na ya makuru yo kubaza waciye he, wagiye he umurwayi wa mbere. Ibyo byose iyo umaze kubyegeranya nibwo ugira umwanzuro uhagije, igisubizo kirambye. Rero turashaka kubikora vuba nabyo bikamenyekana, kuko hari n'ibyorezo byabanje na n'ubu mu myaka 10 ishize batarabasha gusubiza icyo kibazo, ariko intego yacu yari uko tugisubiza vuba bidatinze. So hatagize igihinduka nko nitwongera guhura
dushobora kuzabaha amakuru arambuye kuko twagiye dushakisha dusubira inyuma. Icyo ni kimwe. Hanyuma ku kijyanye na gukomorera amashuri no kujya gusura abana mu mashuri, ni byinshi, hari ibyemezo byinshi byari byarafashwe mu cyumweru cya mbere biragenda bivugururwa. Hari ibishobora guhinduka, hari n'ibishobora kwiyongeramo. Ntabwo nabivugira ibizahinduka kuko hari urwego turi buze hari urwego tubikoreramo, dusuzuma ubundi biba bifite ibyumweru 2, amabwiriza amara ibyumweru 2. Igihe kirageze rero ko twongera kuyasubiramo, ubwo amashya nayo tuzayabatangariza mu gihe cya vuba. Murakoze. Nitwa Fiston Felix Habineza, nkorera urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RB. Minisita, mukurikije bimaze gukorwa kandi mwanavuze ko bitanga icyizere, ni iki muvuga ko bagaragaza impungenge mu by'ukuri mu cyumweru gishize twagaragarijwe ko zidafite ishingiro rinini, abantu bashobora kuba bari hanze bashobora gutinya kuza cyangwa se bashobora gufata ibyemezo byo gutinya kuza hano mu Rwanda. Ngira ngo na Africa CDC mu cyumweru gishize bagiye bagarukaho, mutumare mugira icyo mubivugaho. Urakoze. Ngira ngo kamanzi subiza icyo warubajije mu rurimi rw'ikinyarwanda kijyanye n'abava hanze, bavuga bati se mu Rwanda haba hari kujya mu Rwanda cyangwa kuva mu Rwanda hari ikibazo. Nagira ngo twongere tubigarukeho yuko n'impamvu hatigeze hafatwa ingamba zo guhagarika imirimo n'ingendo mu gihugu n'abinjira n'abasohoka, nuko twabonaga ko icyorezo cyagaragaye ahantu hazwi, abahuye n'abarwaye barazwi, amarisite turayafite, turabakurikirana umunsi ku wundi. Ni ukuvuga ngo ahantu kiri urakibona, ntabwo ari ngombwa ko ujya gutera ikibazo kure yaho, kandi aho ikibazo kiri muri kuhakurikirana mu buryo buba bwarateganijwe. So ni nayo mpamvu rero ni kubavana bajya mu Rwanda ku kibuga cy'indege, navuze ingamba zihari zinarenze ibyo wagakwiye kuba ukora ukurikije n'ibyo ufite, ariko kugira ngo turengere cyangwa twirinde ko hagira na ya 0 n'ibice ya riske yabaho. Turongera rero gushimangira yuko abaza mu Rwanda, abakorera inama mu Rwanda, abakomeza imirimo yabo yose babikomeza, kuko uko tubibona aho turi gushakira icyorezo ntago byabangamira iyo mirimo yindi. So tunashishikariza cyangwa se tubwira n'abandi bafata ibyemezo ku ruhande rwabo yuko impamvu leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo kujya inatangaza imibare y'ibihari byose mu buryo bwose bushoboka, ari kugira ngo ugiye gufata icyemezo abanza arebe se niba ngiye gufata iki cyemezo bijyanye n'imibare ihari n'ubushakashatsi buhari cyangwa hari ikindi. So abenshi rero barabyumva, abadusabye kujya gusura ahantu batandukanye. Twakoze ikiganiro ejo bundi n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, bifuza kujya gusura ku kibuga cy'indege ngo birebere uko gupima cyangwa gusuzuma uwabagiye kugenda ko nta wajyana uburwayi ahandi. Byose barabibonye, barabishima, ndetse binatanga nabo icyizere bituma batafata ibyemezo bihutiweho. Icyo ni muri ya gahunda yacu ya leta y'u Rwanda yuko ibyo dukora byose bishingira ku bushakashatsi n'imibare n'ubuhanga kurusha uko byashingira ku marangamutima cyangwa se ku bindi. So nibyo tuzakomeza gukora muri iki cyorezo ndetse no muri COVID-19 n'ibindi byorezo byabanje. Niyo yari gahunda, niko byagendaga. Ikoranabuhanga rimaze gutera imbere ku buryo umunsi tuzaba dufite imodoka ziguruka nabwo hazaba hari abantu bazi kuzikanika. Hazaba hari ibigo nka Korea Automobile Training Center, ikigo cyigisha tekinike cyabiherewe uburenganzira na Rwanda TVET Board, ikigo gitanga ubumenyi buri ku rwego mpuzamahanga kandi mu gihe gito. Twigisha umuntu ibirebana na tekinike y'ibinyabiziga bigezweho kuva ku bumenyi bwo hasi kugera abaye umu engineer. Ikigo cyashyizeho uburyo bwo gutanga ubumenyi n'ubunararibonye ku binyabiziga bigezweho. Abize gukanika mu bihe byo hambere bari mu bahawe ikaze mu kwihugura ku binyabiziga bigezweho. Abarimo kwiga ubu nabo nuko. Nimuze mwihugure mugendane n'umuvuduko ikoranabuhanga muri uru rwego rigezeho. Abize muri Korea Automobile Training Center bose uko bakabaye, icyo bahuriyeho ntabwo ari ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru gusa, ahubwo banahuriye ku kuba basigaye bikorera. Nibo batanga akazi kubiza ahandi. Abatunzi imodoka nimutugane tubahugure ku mikorere n'imikoreshereze yazo mu gihe kitarenze isaha imwe, ubumenye byinshi ku kinyabiziga utunze.
abifuza kugura imodoka cyane cyane zifite ikoranabuhanga rigezweho ni mutugane tubagira inama y'imodoka mwagura. Niba ugiye kugura imodoka yakoze inaha nayo yituzanire tuyigusuzumire tukubwire ubuzima bwayo tunakugira inama mbere yo kwishyura. Abaguze imodoka zigezweho ni mutugane tubafashe kuzitaho no kuzibungabunga kubera ko imodoka ni imashini yakozwe ngo izamara igihe. Korea Automobile Training Center itegura ikinyabiziga cyawe kikaramba kikamara imyaka cyagenewe kumara kubera ko dukoresha imiti yabugenewe mu gukora maintenance y'imodoka yawe. Iyo uzanye imodoka yawe ifite ibibazo uyisubira nayo yabaye nshya igasubirana agaciro ku isoko. Dukorera Igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54.